ariko hari abantu twabanye nabo igihe kinini nifuzaga guha umuganura nkabaganuza batubereye ifura cyane bari bahari mwampereza twa tuntu nkagira abantu nihera umuganura. Melissa ni umuntu wacu kuva mu rugando kuza ahantu hose twagenze, igihe twamuvugiye imyaka igiye kuba 2 sindabona n'umusore umusuhuza nawe yaraduhombeye niyo yayo noneho nabuze n'igihugu cyamufata nibura ngo banifotozanye. Rero narebye mbona ukuntu ubushyuhe ari bwinshi muri uyu mujyi, ndavuga nti Melissa wacu akira impano yawe. Mwarakoze kuhatubera ntabwo ari we wenyine, burya na Nyabitanga habaye kuva ku munsi wa mbere. Noneho na Samu bajyaga bakina iby'abana Murenge ngo kuva yajya muri kwiyamamariza kuba umudepite ngo ntago bakivugana. Narebye mbona ubushyuhe buhari, ndavuga nti nawe kankurembere mwana wanjye ugira uko wigenza. Mwabantu b'Imana mwe, wenda ntago ndi kuvugira Melissa, ariko igihe twagiye twunguka amakubura atandukanye. Rinda na Zababare bakundaniye aha batandukanira aha, nubwo tutazi uko bimeze ubu, ariko twagize amahirwe n'umugisha twunguka abandi bantu nubwo bita aba bestie. Ubu bushyuhe ntago wabwizera, nabo niba vano barajya kwirira Gatundu. Abangabo barama n'ifoto birumvikana, abo muze tujye mu ifoto. Iyi mpano igomba kujya mu ifoto kuko ndabona ijya gusa nuko mwambaye. Bestie nawe bazamure. Wow akira nawe fataho badufotora agafoto k'urwibutso. Murakoze cyane namwe. Nyambo ntayatakira ahangaha dore ntironze. Genda ugere mu rugo uyoze uyicareho uyirye. Izi zuba ziryoha kubi.